uko twageze ku isoko y'amakuru yajyanye n'iriya nama ndetse n'urubyiruko rwifuza kuzayizamo ubutaha nicyo bazarukuramo uyu munsi baraza kubisobanukirwa. Yes, ubwo ni muri urwo rwego rero ni muri urwo rwego nagiye mu nama, ariko ubusanzwe nk'uko wenda nk'abantu babikurikiranye yaba no ku mbuga nkoranyambaga zanjye n'iza Youth Connect Africa Hub, n'abatazikurikira yewe ni munazikurikira imbuga za Youth Connect Africa Hub, haba hariho amakuru y'uburyo ushobora kwaplayinga nawe ukatendinga. Nta muntu uhejwe, nta muntu wari uhejwe ku kwatendinga iriya nama. Tubwire rero iriya dinezoro bite byayo VP zayo kariya karagashya pe cyane, natwe ubwacu mbese twarishimye, abanyarwanda barishimye, abanyamahanga byose, mbese ni fascinating. Ariko so iriya dinezoro ku bantu bakurikira ibintu bijyanye n'amateka, ufite umwanya ufite pe ndido. Okay, reka ngiye kuguhereza nk'ingero nk'ebyiri wenda, sibyo? Yego, ebyiri. Urugero rwa mbere, ikintu nangaga cyane muri Miss Rwanda ni uburyo hari ukuntu basebyaga abakobwa. Yewe icyo mba ntekereza ku giti cyanjye, ndavuga nimba nyine justice izabe served, nimba kuko hari umwana w'umukobwa wangirikiye hariya ahantu akagira uburyo ubuzima bwe bwangirika, ni ngombwa ko justice ayibona. Ati bari abana buriya muba mubona beza kuriya nyuma y'akazi bifite ukuntu bigenda bagaherezwa bafite amafaranga, kandi buriya kuba bari kuri spotlight nka kuriya nabwo bibafasha kubahura n'ababosi bikagenda ukundi kuntu bikabangiza gutyo. Icyo kintu urakivuga iki? Kuko ibyo bintu byose ubihuriyeho. So icyo ngicyo to my knowledge, ku byo nzi, ku makuru mfite Yes, tubasuze kandi tubahe ikaze nanone mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tubategurira hano kuri Iris TV. Twizera ko mukomeje kugubwa neza. Reka mikaze abantu bari mu Rwanda, mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda. Ariya iyo bavuze inkiko so urazumva neza? N'ubwa mbere mbyumvisha ahubwo nsobanurira. Inkiko ntago uri kumva icyo babishatse kuvuga. Ni nko mu nkengero se buriya, mu nkengero z'u Rwanda cyangwa okay. Mbese hakurya y'u Rwanda rurangirira, hakurya y'u Rwanda ruherera. Abantu bari muri za diaspora zitandukanye bose tubaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse tunabashimira abaduha inkunga z'ibitekerezo, inkunga yose baduha kugira ngo twumenye twubake societe yacu, dukora ibiganiro byubaka bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe na Miss Alliance Irasubiza, asa neza cyane. Ari amakuru ni meza, umeze neza? Yego, urasa neza kabisa. Murakoze cyane. Uvuga se ngo nibisanzwe? Ntabwo bihoraho, ari igihe bikanga. Aha, hanyuma rero tumusanze ku kazi ke, turaza kuganira byinshi bitandukanye. Umunsi dufite impamvu twamugendereye, turaza kugenda twigarukaho mu kanya. Gusa ni Miss muzi 2020 nibyo yabaye Miss Popularity 2020. Ndakuzi ku myaka ya 23 ubu ngubu. Yes, Aria. Hanyuma rero tugusanze ku kazi nk'uko nari maze kubivuga mu kanya gashize. Ubundi Alliance muri minsi akora iki? Ugiye kuki nyuma kurangiza amasomo? Ndizera ko amasomo byose arangiye. Ubu ngubu imirimo watangiye ijyanye n'iki? So maze igihe nkorana na UNDP nka program assistant muri youth projects, so mu bigendanye n'urubyiruko. Nibyo rero ndi gukora ubu ngubu. Hari abantu batazi ngo UNDP ngo ni ibiki, nanjye ndimo. Abantu dutize cyane ngo tuminuze cyangwa ngo tukurikirane bijyanye n'izo domaine, ntabwo tutadusobanukirwa UNDP ni ibiki. So UNDP mu magambo arambuye ni United Nations Development Program. Hanyuma wenda ngerageje gushyira mu Kinyarwanda, the UN ni umuryango w'abibumbye, cyangwa bajya bita Loni, abakera bakunda gukoresha Igifaransa. Hanyuma
ikaba igira agency zitandukanye cyangwa ibice bigiye bitandukanye bikora ku bintu bitandukanye. Hanyuma iyi ngiyi specifically ikora ku bijyanye n'iterambere ry'ibihugu bitandukanye. Rero ni ibyo ngibyo ukaba uri muri ya program cyangwa se mu gice cy'urubyiruko n'urubyiruko. Ubu Alliance igakora muri Loni. Wow, ni intambwe nziza. Ngira ngo iyo umuntu amvise ko umuntu akora muri Loni ari ibintu byinshi umuntu ahita yumva. Icya mbere ni intambwe ishimishije, icya kabiri mu mufuka bimeze neza. Urumva ko ni byiza cyane. Sibyo se siko kuri? Mukorera mu Rwanda gusa cyangwa mushobora kuba mufite n'andi ma program mushobora gukora hanze y'igihugu? Urumva umuryango w'abibumbye ufite ama agence agiye atandukanye ahantu hagiye hatandukanye nyine mu bihugu bitandukanye. So ino niyo mu Rwanda ariko no mu Burundi igiye urayisanga, muri Uganda urayisanga. Yego. Bagenda babatwara mu bihugu bitandukanye bitewe n'akazi gahari. Cyangwa wowe nturatangira ku travelinga? Oya. Umazemo igihe kinini? Oya. Amezi make. Okay. Ni byiza cyane kuba umukobwa wacu Alliance twamenye turi benshi muri Miss Rwanda, nawe amaze gutera intambwe nziza. Gukora muri Loni ni byiza, nabakazi kenshi abantu babifuza. Ni by'agaciro gakomeye. Umunsi rero wenda tufokasinze cyane ku rugendo rwatujyanye umunsi. Nahoze nkukurikira kuri Instagram ndetse n'andi mafoto dushyira hanze. Mbona ya Robe ya Dinezoro wayigiriyeho ibihe byiza. Ariko by'umwihariko ndavuga ni ndashaka gusobanukirwa ibyaro. Abantu benshi bayibonye muri Kigali Arena. Ubona mu nama Youth Connect ariko nibasobanukirwa ubundi ya Dinezoro ibyayo cyangwa se Youth Connect muri rusange ni umushinga wa Mariki y'Abanyarwanda. Urumwe mu bakobwa bari muri iyo nama ndetse warayikurikiranye neza, usangiza byinshi mu byo mwakwiye muri iriya nama. Ariko turaza no kwagura ikiganiro tugane n'ibindi byinshi bijyanye n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi mu byo muri Miss Rwanda ndetse nawo umushinga wawe ugejeje. Nderekeza ko wari ufite umushinga wo kwita ku bana baterwa inda bakiri muri secondaire. Batubwira naho niba warabihagaritse cyangwa se ugiye kubihuza n'akazi. First of all, Youth Connect ni inama yagusigiye iki ariya? Ni byinshi cyane. Ariko nk'urubyiruko muri rusange iriya nama itwibutsa ko yaba leta y'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane ko biri kwigira kuri leta y'u Rwanda bikitaye ku rubyiruko. Kandi urumva bari gukora uko bashoboye kugira ngo bakora icyo bita empowerment. Ntabwo nzi ukuntu nayivuga mu Kinyarwanda. So iriya nama ni nko kudukangura, kutwibutsa. Kandi ikindi yarimo ama opportunity agiye atandukanye. Hari abana b'urubyiruko berekanye imishinga yabo, babasha gutsindira amafaranga yo kugira ngo igishoro niko twabyita. Babona ibishoro. So mbese yari amahirwe ku rubyiruko kugira ngo rwige rumenye bimwe mu bibazo wenda ibihugu byabo biri kunyuramo n'uburyo nk'urubyiruko bashobora nk'umusanzu nk'urubyiruko bashobora gutanga kugira ngo mu iterambere ry'ibihugu bya Afurika muri rusange. None kugira ngo utumirwemo ugomba kuba wujuje iki? Ku ruhande rwawe wagiye mu izina ryande, watumiwe mu buhe buryo, kubw'izihe mpamvu? So Youth Connect Africa Summit ubusanzwe itegurwa na UNDP hamwe na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda specifically Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, hanyuma hakaba n'icyitwa Youth Connect Hub. So mbese mu bateguye iya nama aho twicaye mu kigo cyabo ni naho ukorera? Yego. Okay. Byiza cyane. Dufite amakuru, twasubona amakuru ahagije. Kuko twageze ku isoko y'amakuru y'ajyanye n'iriya nama ndetse n'urubyiruko rwifuza kuzayizamo ubutaha nicyo bazarukuramo. Uyu munsi baraza kubisobanukirwa. Yes. Nubwo ni muri urwo rwego rero ni muri urwo rwego nagiye mu nama. Ariko ubusanzwe nk'uko wenda nk'abantu babikurikiranye yaba no ku mbuga nkoranyambaga zanjye n'iza Youth Connect Africa Hub, n'abatazikurikira yewe nimunazikurikira imbuga za Youth Connect Africa Hub, haba hariho amakuru y'uburyo ushobora kwaplayinga nawe ukatendinga. Nta muntu uhejwe, nta muntu wari uhejwe ku kwatendinga iriya nama.
urubyiruko rwose rwari rushishikarijwe kwa applyinga bakatendinga so uko byagendaga nyine wajyaga kuri link ziri provided ukapplyinga hanyuma bakakohereza email ikubwira ko ushobora kujya gufata badge yawe nuko nguko rero byagenze nje nari nzi ko ari abakuri urubyiruko mu buryo bumwe cyangwa ubundi wenda bashobora kuba baragiye bahitwamo ariko nuko byagenze urese yari amahitamo akapplyinga bakamufata ni byiza cyane ni nabyiza urumva ko mubimbajije kugira ngo n'undi muntu wenda witinye muri icyo gihe agakeka ko wenda watashobora kwatendinga cyangwa wenda ari abantu runaka bashobora kwatendinga no kugira ngo mbabwire ubutaha niba uzapplying nawe watendinga kungi zabera Nairobi hari nabonye barayisabye muri Kenya yego ashaka kuzapplying akajya Nairobi yego ubwo urubyiruko ruvuye mu bindi bihugu ruterwa inkunga nande amatike yo kuza mu summit yabereye bigenda gute kugira ngo niba wenda uzajya muri Kenya buta abazajya muri Kenya bazaterwa inkunga nande yo kujyayo rero icyo ni ikibazo cyiza cyane ntago nahamya ko mfite igisubizo cyanyacyo ariko nkurikije wenda abandi bantu bagiye baza hari abantu bagiye baterwa inkunga wenda n'imishinga igiye itandukanye bakavuga ngo wenda turi gutera inkunga abantu bameze gutya na gutya abari interested ni applying nkuko nandi manama mpuzamahanga bijya bigenda hari nk'igihe usanga hari nk'imishinga ifite inkunga ishaka guha abantu kugira ngo bagende hanyuma ubwo nukuba navuga gute kuba tuned sinzi ukuntu nabivuga nukuba uri maso nukuba uri maso ugakora n'ubwo bushakashatsi nyine ukagerageza kureba abantu cyangwa ibigo bigiye bitandukanye biri gutanga inkunga ku bantu b'urubyiruko hanyuma bakazashobora nabo kujyayo nta kibazo n'ubwa mbere wari watenda inzira meeting oya ntago ari ubwa mbere n'ubwa kabiri okay urumva ufitemo experience nini hanyuma wenda by'umwihariko uno mwaka navuga ko Youth Connect yasigiye cy'urubyiruko rw'abanyarwanda personally wowe niziye nyungu yakuyemo mu buryo bwagutse ku buryo umuntu ashobora kubyumva akavuga ati wow next time ninjye ngomba kujya gushaka ari amahirwe alliance yabonyemo hariya cyangwa n'undi rubyiruko rwari rurimo hariya amahirwe arimo none mu buryo bwagutse nayaye njyewe ku ruhare rwanjye urumva opportunity nari mfite wenda yo kuba ndi muri team iri organiza byampaye urumva experience yo kumenya uburyo ibintu bigenda biravuna bari akazi gakomeye ariko nanone wenda ikintu gifite agaciro navuga byanteye nk'ishema ryo kubona mbese imvune igihugu cyacu kiba cyatakaje kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda rubona ikintu kimeze nka kuriya buriya ntukabona abanyamahanga baza mu Rwanda n'igihe banaje no muri iriya nama bari bari kuvuga ati mu Rwanda bimeze gutya mumeze neza turi kubigiraho turi gufata note biba ari byo buriya ntago twebwe tubasha ku appreciating ibyiza dufite kuko tuba nyine ubu bisanzwemo ntago bimenye ariko urumva yangiye ku giti cyane n'icyo ngicyo ni nk'iyo nyungu ahanini nanone ikindi urumva tugera mu nama yaba abantu bari batumiwe bari kuganiriza urubyiruko hari nk'ama opportunity menshi bagiye bavuga ibikorwa biri kugenda biba hirya no hino urubyiruko rushobora gukoraho ubushakashatsi cyangwa rukamenya uko biri kugenda kugira ngo babone amahirwe agiye atandukanye ndi kwibuka hari nk'igihe bigeze kuvuga ku bintu by'abahanzi ukuntu bari guteza imbere ibintu bya za siporo kandi nanone nk'abantu abantu bafite ubumuga hari umuntu wigeze kubaza ikibazo turi mu nama aravuga se nkatwe abantu bafite ubumuga ni nk'ikihe kintu mudufitiye urumva nk'aho hantu abantu baba free bakabaza ibibazo hanyuma bakanahabwa amakuru ku bintu biri kuba mu Rwanda cyangwa wenda no mu bindi bihugu byabo bashobora kubonamo inyungu mbese mu buryo rusange ni umwanya urubyiruko rwo kwagura amaso ndetse no kubona amahirwe menshi atandukanye yaba imbere mu gihugu no hanze mu bihugu duhuriyeho kuri uno mugabane cyane nanone no kumenya uburyo contribution mbese umusanzu wawe nk'urubyiruko ni uwuhe kugira ngo igihugu cyawe wenda kirusheho kuba cyiza cyangwa muri make ni ibyo ngibyo kuko ikindi kuri cyo waruvuze hari ibintu byinshi byiza urubyiruko rwakabonyemo inyungu ariko rutazi ko bihari rero
nk'inama nk'izo ngizo zifasha urubyiruko kubimenya. Yeah, exactly. Yes, ni byiza. Nabonyemo aba role models batandukanye, abantu bagiye batanga inama zitandukanye mu bice bitandukanye, ndetse n'imyidagaduro ntibasigaye kuko nabonaga arimwe aba artiste bakomeye muri uno mugabane bagiye batanga ama inspiration. Ni byiza cyane. Hanyuma nabonyemo kandi gashya, iriya dinosaur imaze, iriya lobe ya dinosaur imaze kwandika izina. Nabonye ifoto yamwe ari muri bayijyanye mu Kagera, simbizi sinzi hano wayifatiye, uraza kutubwira. Ariko njyewe wenda ikingenza akanya si ifoto, ahubwo no kumenya abantu bafite amatsiko. Abantu babibona ku mafoto just like, ariko ntibamenye kuki yari iri hariya, byagenze bite, yajuaga iherore, ifite ubuhe mwihariko. Wowe rero wagize amahirwe yo kuba wasabana nayo, tubwire rero iriya dinosaur bite byayo, VP zayo. Kariya karagashya pe cyane, natwe ubwacu mbese twarishimye, abanyarwanda barishimye, abanyamahanga byose, mbese ni fascinating. Ariko so iriya dinosaur ku bantu bakurikira ibintu bijyanye n'amateka, ku muntu wenda waba yarumvisheho gake ku mateka ajyanye n'ibintu bya dinosaur, bakunda kuvuga ko kera habagaho ziriya nyamaswa nyine nini cyane cyane, hanyuma nyuma ziza gushiraho, zirapfa zirashira. Hanyuma nanone bagakunda kuvuga imwe mu mpamvu zikunda gutuma ubwoko bw'inyamaswa runaka zishiraho ni imihindagurikire y'ikirere. Bikaba ari na bimwe wenda mu bibazo binini hari byaganirwagaho no muri iriya nama. Dufite yaba Afrika muri rusange n'isi yose, dufite ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere. Nihari ujya kumva ngo hehe mu gihugu kimwe muri Aziya ngo amazi yarengeye abantu, muri Nigeria imyuzure yabaye, abantu bangana gutya bapfuye. Imihindagurikire y'ikirere iterwa, urumva ni imyanda, ama plastique yo dukwirakwiza ahantu hose, kujugunya ama plastique muri izo nyanja cyangwa ibyo biyaga, n'ibindi bintu byinshi byo abantu bakora, bigatuma nyine haba imihindagurikire y'ikirere. Hanyuma rero nibyo bahozaga niyo dinosaur. So iyo dinosaur itanga ubutumwa ku bantu, ikavuga ngo twebwe twashizeho nibyo bivuga. Urumva kariya kantu iba yambaye karavuga ngo don't choose extinction. Urumva ni nko gushishikariza abantu ati namwe byababaho, mushobora gushiraho, ubwoko bw'abantu bugashiraho burundu ku isi. Kandi nanone igatanga message ivuga ko urumva nitwe tuzaba twizize, kuko ibikorwa dukora, iziriya nganda, ibintu nk'ibyo ibikorwa dukora nibyo biri gutuma haba imihindagurikire y'ikirere. Bikaba bishobora no gutuma isi yashiraho igahinduka amazi, tugapfa tugashira. So ni muri urwo rwego rero ya dinosaur yari hari, no kwigisha abantu ku mihindagurikire y'ikirere. So hari ikintu bita activism cyangwa aba activists. Ntago navuga ko ari abakangurambaga, sinzi, ariko ni nko muri ibintu nk'ibyo, ni nko muri urwo rwego. So iriya dinosaur ni umukangurambaga wo kumenyesha abantu ku mihindagurikire y'ikirere no kubashishikariza kwita ku bidukikije. Ni dinosaur ufite hayo makuru yakozwe nande, kuko ni robo, yakozwe nande, yavuye hehe, ikorite noneho mu communicate, cyangwa ni ukugenda like kuriya wakishyira icyapa, communication yayo kikabira n'ibyo. Mbona amarobo menshi akunda no kuvuga. So igira team baba bari kumwe. Ntago byinshi mbizi ku byo uri kumbaza, ariko nzi ko baturuka mu gihugu cya Amerika. Urumva ifite team baba bari kumwe bagendana, ariko nta bintu byinshi birenze cyangwa amakuru menshi mfite arenze kuyo namwe mwabonye hariya nyine kuri yemeze. Nage communica kuvuga. So ifite wenda nk'amapage ya social media abagiye ariho ubutumwa, nka kiriya kintu iba yambaye kiriho ubutumwa. Hanyuma sometimes hari igihe ivuga nyine ukumva ama sounds, amajwi yumvikana mu ruhe rurimi.
mu rurimi rwa dinezoro okay ikavuga mu rurimi rwa dinezoro ariko hari nk'iyo ivuze nka gutyo muri urwo rurimi rwa dinezoro hari nk'umuntu uri gutranslatinga nyine akaba ati iravuze yitwa Frank by the way niko niryo zina yitwa Frank nayo yitwa Frank so akavuga ngo Frank aravuze ngo wenda mugabanye ibi n'ibi kugira ngo turengere ibidukikije mbese ni nko muri ubwo buryo ikominika n'abantu rero ku bantu bayibonye yaraje yinjiye muri arena iraza ijya kuri stage nyine igasuhuza abantu ukabibona ko iri happy yishimye hanyuma ikavuga muri ayo majwi yabo abantu bagatranslatinga nyine bakatubwira bakadusobanurira niba baratubeshye ntabwo mbizi byose kuko tutarwumva bashaka kutubwira ibyo bashaka none se ko nabonye yagiye no mu Kagera ifoto wafashe nayo ko nabonye itari muri arena atari nabonaga ahantu mwari nko muri environnement yindi isa nk'ari ishyamba cyangwa so yasuye ni parike niko bayita parike oya ntago ari Akagera iriya parike iba Nyandungu hariya by the way ku muntu utahazi abanyarwanda dukwiriye kwamenya ko navuga ko ni bimwe mu ishema ry'abanyarwanda hari ahantu ukuntu hahindutse amateka yaho muzagende muhasure n'ukuri ni heza muzagende muhasure ni heza kuba heza ariko n'amateka inkuru bakubwira iri inyuma yaho mbese improvements iriya parike yazanye ni ikintu cyiza cyane kabisa n'abanyamahanga bose bahagera baravuga ngo twifuza ko igihugu cyacu cyakora kuko hari ahantu hari igishanga hari amazi hari imibu abantu bari kurwara malaria bari kugira ibiki hari amazi mabi aba yaturutse mu nganda n'ahandi hantu ariko bashyizeho uburyo bwiza amazi kubungabunga mbese hameze neza cyane nta mibi kirimo nta mibi kirimo muzambabare muhasure nyine muzahasure mwumve ukuntu bimeze n'ubuntu abantu bazajyayo bahasure rwose kabisa abantu bagomba kujya banamenya ibintu cyane cyane bifitiye abana bacu akamaro bifitiye igihugu akamaro bifitiye abanyarwanda akamaro muri rusange niyo mpamvu tuba turi kuganira kuri Youth Connect urubyiruko bamenya opportunities amahirwe bashobora gukora mu bintu runaka iyo rero ni Alliance turi kuganira irasubiza Miss Popularity 2020 ya 2020 agata wenda mbere yuko tunagenda tuza no kugana ku musozi ikiganiro cyacu ko tumuganira byinshi byagutse irushanwa rya Miss Rwanda ryaguhaye experience ingana temu yawo mirimo urimo yaba no mu buzima busanzwe kuba ufite akaza umunsi wenda keza unakora neza inshingano zawe uri gutekereza ko ari uruhare ryabigizemo so ntago navuga yuko irushanwa rya Miss Rwanda rifite contribution wenda yo kuba ngende hano uyu munsi hari byinshi byiza ryangejejeho ariko iki ngiki ntago nakivuga nka bimwe muri byo Miss Rwanda navuga ituma uramenyekana yego abantu barakumenya bikaba byagufasha hakaba hari aho wagera umuntu akaba kuzi cyangwa wenda yaranakwikundiye gutyo gusa bisanzwe icyo ni ikintu cyiza connection birafasha pe ku buryo bwa connection ariko urakora uriga kwiga ntago kuba waragiye muri Miss Rwanda ntago bizaguha diplome kuba waragiye muri Miss Rwanda ntago bizagukorera interview mu kazi wagiye gushaka akazi wenda byaguha amahirwe kukabona ntago bishoboka urageze kuri spotlight keretse ugiye gukora marketing aho ngaho birakunda kuko urumva marketing bashaka wenda umuntu ushobora kuba yazana abantu wenda kubuzwi wenda bikaba byagufasha hari nk'abantu bakuzi bikagufasha ariko iyo ushaka kugira ikintu ugeraho ntago wavuga ngo ndanyura muri Miss Rwanda ngo bizamfasha ngo ibiki oya kuko education
kwiga urumva work hard gukora cyane ibyo ni ibintu wikorera ku giti cyawe nta wundi muntu ubigukorera ibyo byo biri personal ariko mu by'ukuri wenda n'irushanwa yego n'uyu munsi kuba twicaye aha twaje kureba nuko dufite aho twahuriye kuri iyo spotlight abantu barakubona baragukunda ntavuga ngo impamvu nari mbikomojeho n'irushanwa nimeze iminsi rivugwaho cyane wari uhagarariye ubu ngubu barafunzwe ni ibintu wakiriye gute njyewe pe ni ibintu birababaje ariko ntabwo njya nkunda wenda kubivugaho cyane kuko hari nk'igihe wenda nk'umuntu aba ari muri iyo situation ari vulnerable ugasanga abantu bafashe avantage nyine bafashe avantage bamuvuze uko bashaka ababikoze uko bashaka njyewe icyo mba ntekereza ku giti cyanjye ndavuga nimba nyine justice izabe served nimba kuko hari umwana w'umukobwa wangirikiye hariya ahantu akagira uburyo ubuzima bwe bwangirika ni ngombwa ko justice ayibona kuko arayikwiriye kandi koko nimba uriya nyine nawe abeshyerwa nimba Prince Kid abeshyerwa akaba atari byo azabone nawe justice nge nicyo ngicyo navuga kuko urumva nta gihamya mfite cyo kuvuga ngo uyu nguyu ari mukuri uyu nguyu ntago ari mukuri kandi twizera ubutabera bw'u Rwanda rwose ko twizera ubutabera bw'u Rwanda ko yaba uri mu makosa azahabwa ibikwiriye n'amakosa ye cyangwa se yaba atari no mu makosa akarenganurwa ariko ni ibintu bisa nkaho byagaragaye ko ukurikije ukuntu byavuzwe ukurikije ukuntu byagenze bisa nkaho hari ibintu abakobwa benshi bari mu irushanwa babaga bafite amakuru ndetse almost hafi ya bose bitewe n'uko situation imeze nkibaza wowe 2020 nabwo ni vuba n'ejo bundi sikera wari umwe bakobwa bahawe amakamba ndetse bake muri batanu ba mbere gutyo batandatu byanga bikunze nawe amakuru wari kubura ku bijyanye n'ibyo wabonye ashinjwa imyitwarire imibanire y'abakobwa wese ko byakugendekeye so njyewe pe muri Miss Rwanda ntago nagiremo experience nziza 100%. Hari byinshi rwose nakicara uyu munsi nkayinenga nkavuga ngo ibi ngibi byagakwiriye guhinduka ariko ku kintu kijyanye na sexual harassment ikintu kijyanye mbese n'ibyo bari kuregwa uyu munsi ku giti cyanjye nta experience nigeze ngira ihuye n'ibyo bintu so yego of course abantu baravuga ariko njye ntabwo nkunda kujudginga nta evidence mfite nta evidence nta gihamya mfite mba numva bitari ntabwo biri just cyane cyane nk'iyo umuntu urumva ari muri public image ye biri gupfa mbese biba ari ni ibintu bikomeye wenda ubwo ushaka kuba utinye ko wakongera umuriro mu wundi ngo ngubu ariko yari we Miss Rwanda 2020 ariko kubera nyine oya yego oya ntekereza ko mbese nkuko nabivuze hari byinshi byagahindutse kugira ngo irushanwa rigende neza ariko buriya njyewe ni icyifuzo cyanjye kandi buriya nta muntu washimisha abantu bose buriya hari umuntu wa criticize irushanwa akavuga ati byakabaye bigenda gutya undi byakabaye bigenda gutya njye nari nyuzemo bino byarambangamiye ariko ntago byashoboka ko abantu bose bishima ni muri urwo rwego ariko mu bintu bigendanye na sexual harassment specifically ku giti cyane ntabyo nigeze mpura nabyo cyangwa wenda ngo mbone undi muntu ari kuba sexually harassed kuko n'icyo gihe cyose ntago rwose nari kubishyigikira na gato ntago nari kubishyigikira ntago wari kubyumva ntago nahishira hanze ntago rwose nahishira ariko byo ndabizi kuri umuntu w'umunyakuri kuko ni ibintu erega ni ibintu ni ikintu gikomeye ariko kuba nta experience nabonye nta kintu niboneye n'amaso yanjye nta kintu nashinja umuntu okay ibyo wagaye rero ko nubundi byanga bikunze hari ukuntu abona buriya experience zamwebwe nizo zitera impinduka muri yaba muri rumwe irushanwa ndetse no mu buzima busanzwe y'abantu batagaragaje
impinduka zikwiye gukorwa ntabwo ibintu bihinduka bigumya gupfa bigapfa rero njya mbona ariko sinzi nabyita defo niba ari umuco w'abanyarwanda akenshi ibintu bibaye nk'uko barahishirana bagatinya kuvuga ngo ntiteranya tinya kubwira abantu kandi societe mukorera niyo muba mukwiye kubaka sinzi impamvu ariko wenda tugarutse we personally bimwe mu bintu wenda wabonaga byari bikwiye kuba byahinduka cyane ko irushanwa byamaze gusa nkaho rihinduka situzi niba rizongera rikanaba ariko niniraba zari nk'impinduka nyinshi muri izo mpinduka zizaza wakwifuje ko hazaza harahindutse iki ni byinshi nta nubwo sinzi ngo nabivugira hano ngo birangire nsubiye wenda kuri icyo wavuze kare cyo kuvuga ngo abanyarwanda tujya dukunda guhishira hari nk'igihe usanga urumva ufite feedback ishobora no kubaka wenda cyangwa kwagura experience y'umuntu yakagiriye urumva muri iryo rushanwa ariko mu by'ukuri nimba uzi ko umuntu wagakwiriye guhereza iyo feedback atazagira ikintu ayikoresha hari igihe ubyihorera ukavuga ngo ese ndabivuga kugira ngo bimare iki kuko nubundi ntago bizahinduka ntago feedback yanjye iri valuable ku buryo ushaka kugira ikihindura so ni muri iyo sense gusa nkuko wabivuze ntekereza yuko nanjye niko ntekereza irushanwa rya Miss Rwanda niriramuka rigarutse ntekereza ko rizavugururwa hari ibintu bizahinduka bihindura imikorere so ntekereza ko wenda icyiza nuko twategereza mbwira tukareba iyo iby'ingenzi wenda si tuvuge byinshi cyangwa tuvuge byose ariko ushobora kuvuga ati ari ibintu by'ingenzi on top ushobora umuntu kuba yahera ahindura kugira ngo irushanwa nyine kuko wenda wowe nibitekerezo byawe kuko ntago bivuze ngo biraba itegeko cyangwa iki wowe uko ubyumva like par experience ufite umwanya ufite pe ndido okay reka ngo ngiye kugwereza nk'ingero nk'ebyiri wenda sibyo yego ebyiri urugero rwa mbere ikintu nangaga cyane muri Miss Rwanda no buryo hari ukuntu basebyaga abakobwa tuvuge nimba uri kuvuga uri kuri micro ureshuwe ukoza ka mistake ugasanga bari kubitelevizinga urumva barabyamamaje hanyuma views zikaboneka kuri social media kuri social media ugasanga uratrendinze wakotoye views zikaboneka audience irishimye kuko bagize ikintu gishyashya bari guseka bakishima bagaseka ariko mu by'ukuri mental health y'uwo mwana w'umukobwa uri kubyumva kandi nanone irindi kosa rikurikiyeho nimba wemeye ko ibyo bintu bisohoka nka organization wagatanze na statement byibuze kugira ngo werekane support nk'urugero ndibuka hari nk'igihe nk'umwana w'umukobwa kuri ntuze yacu hari umwana w'umukobwa yigeze gusharinga ntabwo ndi bumuvuga izina abamuzi bari bumumenye yigeze gusharinga buryo ki yabaye yagize sexual abuse yagize abuse akiri umwana arabisharinga ni ibintu byarebaga biri private mu we yarabisharinze publicly ariko urumva muri iyo ntuze ya Miss Rwanda hanyuma bisharinze bigeze ku abantu batangira kubifata nabi ariko urumva icyo ni ikintu dufite nk'abanyarwanda nimba umuntu yahuye n'ikibazo agize ubwo butwari bwo kugira ngo abivuge hanyuma abantu bakamuserereza bakamusebya abitangaje gutyo n'ibyo byose yari ari kunyuramo Miss Rwanda nk'umwana uri mu irushanwa yagakwiriye kuvuga ikamuvuganira kuko niyo yishingikirijeho muri aka kanya niyo organization ikurikirwa n'abantu bose icyo bavuga at least abantu bacyumva cyangwa niyo batanacyumva ariko byibuze bigaragara neza nka organization iri professional ko mwatanze announcement mwacyashye abantu ariko urumva nko muri iyo situation bakamusiga ari wenyine ngo arwane n'izo social media stigmas n'ibyo bintu byose hakaba utuntu ubwo mbese ni support sociologically nyuma y'irushanwa baba bagomba guhabwa n'abashinzwe n'umuntu ari gukora irushanwa treat people like human beings n'abantu bagira emotion barababara
audience bazaba audience bazishimira nyine ikibaye ariko wowe nka organization ni icyo ukoze kugira ngo aba bantu bari mu irushanwa ryawe ritanabatera ibibazo atagira mental health issues avuye muri icyo kibazo kandi witwa ngo uri irushanwa riri gufasha abana b'abakobwa gusolving ibyo bibazo nyumva sanse nabyumvisemo kubera ko ari irushanwa rya expose abakobwa abana b'abakobwa bakiri bato nuvuga ngo mu gihe baba bamaze kuba exposed bagahura n'ingaruka negatively batari biteguye kuko batari bari muri ubwo buzima wenda koza akantu kamwe n'abantu benshi mu gihe akoraga akantu kamwe wenda na famille gusa baje bagira wenda support babaha mu buryo bwo kugira ngo bumve ko nyine mu buryo gukemura ikibazo uri kureza ikibazo serekikari ubwo wenda niko nge nabyumva binabereye hanze y'irushanwa nta kibazo kuko uwo mwana bafite famille yishobora kumuhereza iyo support ariko mu gihe bibereye mu irushanwa sibyo icyambere ugakora ikosa rya mbere ryo kubiteleviza ntukore edit ngukatemo wenda aho umuntu yakotoye nimba yakoze ikosa hanyuma iryo ni ikosa rya mbere ariko ngeretse ikintu narumva ariya ikintu narumva ni wenda iyo kosa uraribara mu gihe byabaye published na organization cyangwa uko mujya mbona niyo mu marushanwa bari gutoranya abakobwa no ku ma finals ari n'ibitangazamakuru bihaza bitatandukanye nk'ahariya byabereye mu hagati nyine muri boot camp biba byagucitse nyine nta kundi biba byagiye hanze usibye ko nabyo it would be nice byaba byiza nyine kuba wenda batanga iyo support bakavuga ngo wenda bakagira uko bagusupporting ariko mu gihe byabaye akaba ari irushanwa ryo ryabitangaje ikindi urumva ni ikosa kuba ako ngako ni ikosa ibindi bintu nka bibiri wenda wumva ku giti cyawe byazahinduka for next time ntabwo icyo cyari gihagije ntabwo gihagije nkeneye nk'izindi examples nk'ebyiri ntago nukuri ntago ndikumva ntashaka go criticizing gusa kiriya cyo numvaga ari ngombwa ari kandi n'abantu benshi bakibona gutyo n'abantu benshi bakibona gutyo ariko ibindi ntago numva ndi comfortable yo kuba nabi criticizing urabitinye oya ntago mbitinye urabitinye nabivuga ati nkikoraho ndabiza abantu benshi niko bakunda gukora ama interviews nkikoraho se gute bantu kikora feedback ngo kanaka gatazumva mbivuze ngo oya ibindi nzabibandikira mbibahereza uzabitwandikira kuri Instagram oya nzabyandikira organization abari muri position yo kubihindura bagiye usanga abo muri position yo kubihindura aribo babikoraga nasubyanira wowe utekereza ko kuba wenda irushanwa ryahinduka ndoko abakuri irushanwa urwego rw'ubuyobozi bwahindurwa umva ko byari bikwiye kuri nge nta opinion mbifiteho pe nta opinion mbifiteho cyane ko nyine nkuko twatangiye tubivuga ntago tuzi ngo abantu wenda bari gushinzwe ibyaha runaka nabere cyangwa koko bakoze ibyo byaha so ntekereza ko nyuma y'ubutabera aribwo umuntu ashobora kuvuga ngo okay noneho apati ibyo byaha apati ibyo byaha ugende wowe kubyo ubona bitagendaga neza kandi yimi bitagenda neza biba biterwa n'inzego zishinzwe kubikemura neza n'izibikemure neza nyuma wenda yuko nabirabinaza mbere yuko nabirabinaza watekereza cyangwa wakabaye waragize ikifuzo cy'uko ubuyobozi bwa iyo organization buhinduka none se njyewe wenda ikintu nakibaza no kuvuga ngo ese nimba ubuyobozi bufite experience bumaze igihe bukora rino rushanwa hari byinshi wenda butarabasha kuzuza ni iyihe assurance twagira ko n'ubuyobozi bushyashya bushobora kuzaho bwabasha gukemura ibyo bibazo nkuko tubyifuza ni impinduka bagomba gukora yego ni impinduka ariko urumva amaraso mashya ntagazana experience abahasanzwe baba bamaze ikintu cya experience n'icyo ni ikibazo experience ni ikintu gikomeye kubera iki se ntaza ndi mushya nkigira kuri experience yawe nkacunga ibyo utakoze neza nkigira ku byo wubatse neza nkabikomezaho ibyo utakoze neza ngakora etide yabyo nkabikavaringa kuki urese wowe kwaje mu kazi wari ufite experience y'imyanga urumva ko ari risk subyumva se ni risk kuko urumva ubufite ntago uwizeye 100% koko ayo maraso mashya ari buze
hanyuma yahindura ibyari bisanzwe biriho bikagenda neza. Iyo ikeneye impinduka amaraso mashya agomba kuza nk'uko perezida ashobora kuvaho hakajyaho undi mushya uyoboye bwa mbere. Na experience yo perezida ibaho ndabona. Ubwo wowe niko rero ubwo byose. Nta muntu mpamvu kuri perezida ngo wayoboye ngo Burundi se ngo uyobora nakoma ngo niyoborwa. Na experience ya perezida rero. Abantu bajye batubabarira abantu. Baduha akazi twigire ku makosa y'abandi batubanjije bakoze. Ndetse ni byiza bakoze rero twubaka organization cyangwa se akazi tugiyemo. Ntekereza ko ya ni byiza ni aharamutse urumva haje n'impinduka cyane of course bahera kuri ibyo bakoze bitagenze neza bakagira ibyo bahindura hanyuma bikamera neza. Yes. Hanyuma tugiye gusoza mu kanya nubwo nari mfite ibibazo byinshi byo kubaza ariko ko nagusanze mu kazi reka nkugirire impuhwe dufata akanya gato ya dusoze. Uracyari muri Kigali protocol Miruko rumwe mu bantu b'imbere cyane. Sinzi igihe byarangiriye singi kubona sinzi uko byagenze. What happened? Nuko donc inshingano zabaye nyinshi. Inshingano zabaye nyinshi ariko ndahari. Miruko kandi uri na vice president. None si ubwo koko vice president. Inshingano wazisigiye nde? Okay, ntago mfite wenda byinshi byo kubivugaho ibya Kigali protocol ariko basically Kigali protocol ni team yanjye ndabakunda cyane. Kutaboneka nkuko nabivuze no kubera inshingano hari byinshi urumva ndimo gukora ariko igihe mbishoboye ndaboneka. Okay. Igihe mbishoboye ndaboneka. Hanyuma icyo cyo kuba vice president eventually nibiba ngombwa ko dushaka undi vice president tuzabitangaza. Ariko ubu ngubu uracyari. Ariko ubu ngubu nta cyahindutse. Yego. Uragurika ku butegetsi. Ntabwo baranyeguza. Hanyuma impamvu nkomoje kuri Kigali protocol ni imwe muri sinahita nyine nka company cyangwa group isangamwe abana benshi abakobwa usanga baranyuze no muri Miss Rwanda. Mbese abakobwa ubona basa neza bari presentable usanga bajya imbere y'amakampanies akomeye nibandi bagaragaye muri za Tour du Rwanda nibandi bagaragara nyine mu ma event akomeye mu Rwanda. Hari ikibazo njya numva bivugwa gutyo ariko biterwa n'umuntu uburyo yabibonye cyane n'uburyo nubivuga. Amapasi icuruzwa ry'abakobwa y'aba boss bavuye hanze abakire bari na muri za companies kuri Kigali protocol the same as Miss Rwanda. Ngendo umunyamakuru numva byinshi ati bari abana bura muba mubona beza kuri ya nyuma y'akazi ifite ukuntu bigenda bagaherezwa bagafite amafaranga kandi bura kuba bari kuri spotlight nka kuriya nabwo bibafasha kuba hora n'aba boss bikagenda ukundi kuntu bikabangiza gutyo. Icyo kintu urakivuga iki kuko ibyo bintu byose ubihuriyeho? So icyo ngicyo to my knowledge kubyo nzi ku makuru mfite ntabwo nzi kuko Miss Rwanda ibayemo protocol vice president n'umuyobozi ntusobanurira iryo ayo mahano yaje rya. Reka nkubwire ibyo bintu ntago bibaho ntibishoboka. Ntibishoboka kandi umva niyo njyewe ntago naba muri organization ikora ibyo bintu ntago byashoboka. None ko byavuzwe of course abantu bazavuga ni nabwo bwa mbere mbyumvishe cyane. Ntabwo ubyumva abana bajye banahabwa amatike y'indege bakajya hanze mu ibanga. Ni ukuri ibyo bintu ntabyo nzi. Ibyo bintu ntabyo nzi gusa byo ni amakuru ye ni limos ni amakuru abadafitiye gihamya ari n'abantu bashobora no kubizana ku buryo bushaka gusebya gusa timu y'abantu runaka ni ibintu bibaho cyane. So uzise nta kuri njyewe rwose urumva niba hari n'umukobwa wenda ushaka kuba bikora yicuruza cyangwa bigenda gute uwabikora mu ibanga ntago twebwe biba byatunyuzeho cyangwa ngo tube twabitanga ntago bishoboka. Ibyo bintu Imana izana biturinda urumva. Niyo byabaye pe byabaye gutyo nyine yabikoze mu buryo bwe twe tutazi ariko twe team tuyizana nka team kandi tukabakurikirana mpaka batashye kuko ama event amwe namwe dukora hari igihe haba bikagera ku mugoroba. Nk'iyo byagenze ahubwo ushobora no gufata amasaha akuze y'ijoro. Nk'iyo byagenze gutyo to making sure
yuko abana bageze mu rugo. Sure. Wow. Cyane. So ibyo byose ni ukutubeshyera kuko urumva no mu mafaranga ducaginga twebwe rwose twongeramo na tike y'abana. Rero ibyo ngibyo nimba hari wenda nk'abakobwa bajya mu zindi business zitari related, aragira mutekereza ko mwabategeye batashye ugasanga nabyo byashoboka, gaciye ku ruhande, nabyo byashoboka kandi ni nk'ukuntu n'umubyeyi ku giti cye umwana we adashobora mbese sinzi ukuntu navuga kumusigasira kugira ngo adakora ibyo byose. Ega n'ubundi ubu wakunanira aba yananiye n'ababyeyi. Iyo umuntu yashatse kukunanira arakunanira pe. Ntago nabishinja, ntago navuga ko dukorana n'abamarayika, ntago navuga ko rwose abana uko batwipresentaho ariko bateye ariko biramutse binabaye twebwe tukabimenya, natwe twagerageza tugashaka buryo ki twabafasha. Ntago ibyo bintu rwose tubishyigikiye, n'umuntu wenda wajyaga bidutekerezaho rwose ibyo bintu abyikuremo mu mutwe. Nta gahunda n'imwe ngiye ku giti cyane sinabishyigikira, mbonye n'undi ubikora ahubwo nabigeza no ku butabera ahubwo. Ntago ibyo bintu rwose jamais zimwe mu ntego zacu za Kigali protocol no gushyigikira urubyiruko kugira ngo bagire aho bigeza. Hari abo twakoranaga bakabona akazi keza bakadusezera, hari abo twakoranaga bakabona ama scholarship bakajya kwiga hanze bakadusezera. Ni ibyo ngibyo twifuza kubona abana b'abakobwa bari kuva aho ngaho bakora utwo tuntu tw'uturaka, ariko eventually muri future tukabona bageze ku bintu byiza. Urumva turanishima nimba atuvuyemo abonye akazi keza, biradushimisha. Ariko urumva mu gihe yicaye mu rugo nta kazi afite, byibuze abona ko karaka akorera udufaranga dukeya dutahane, tumuviremo tike y'icyumweru gitaha, cyangwa tugire akandi yigurira urukweto atarusaba umubyeyi. Okay. Nuko bimeze, ngira ngo wenda washobora kuba kumva ko karimo nkuko kanyuzeho yarasobanukiwe. Nago uko byagenda kose ahari abantu ntihabura uruntu niko mu Kinyarwanda bavuga. Nekereza ko n'irushanwa rya Miss Rwanda ryagiye rivugwamo ibintu nk'ibyo kenshi wagiye ubyumva, ndetse kandi utavugwa n'udahari. Ibyo byose muzajya muhura nabyo, ariko mugomba kugira measures zo kubirwanya no kumenya uburyo cyo mubyitwaramo. So turi kugendera tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi, ariko ushobora kuba ufite message personally bagomba kuba wenda wahereza abantu muri kano kanya, arabushimira se tukaba ari byo dusorezaho. Kanatubwira ubu ngubu next step ya Miss Alliance irasubiza. Ese turabona ikanzu nini y'umweru cyane n'umusore wambaye costume muri uyu mwaka cyangwa ugiye nawe gahunda ya Roki gumanga meze biti? Ya gahunda ntago ari nziza. So nashaka kugira ngo nshimire cyane cyane Leta y'u Rwanda, by'umwihariko Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, hanyuma na UNDP na Youth Connect Africa Hub in Rwanda kudutegurira ya summit ya Youth Connect Africa. Kuba barahaye urubyiruko rumva ino opportunity na amahirwe akomeye, rwose ndabashimiye cyane ku ruhare urumva mvugiye abandi mu yandi magambo, kuko ntekereza ko n'abandi urumva bari bahari babonye chance yaba mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu zishobora kumugirira akamaro. So ndabashimira cyane byigiye imbere. Hanyuma nkanashimira Reka urubyiruko rwitabiriye rukitabira, ni ikigaragaza ko hari ubushake. Nubwo urumva yaba igihugu cyacu ndetse n'umugabane wa Afrika muri rusange tutorohewe n'ibibazo bigiye bitandukanye, yaba ubukene, yaba iyo mihindagurikire y'ikirere, ariko ubwo bushake bwo kuba baraje bakitanga bakiga mu mwanya wabo bakaza bakatendega summit, bakanetworkinga abagira icyo bahakora bakakiyakura, ni icyerekana yuko dufite urubyiruko rushaka gukora kandi rushaka no kumenya. So nabo ndabashimiye, kandi nkakomeza mbashishikariza mugerageze mukore ukora uko ushoboye kugira ngo ugere ku byo wifuza. Hanyuma icyanyuma wambwiye ngo gahunda zanjye uko buzagenda gute? Gahunda zanjye rero kwiga byo nibirangira uzakomeza kwiga, ntago birangira. So ndifuza kugira ngo Imana nimfasha ndifuza kuzakomeza amashuri yanjye,
nkiga na masters, bachelors narayibonye. hanyuma of course n'ibya famille bizaza. Ubu ngubu bari kukureba bavuga ati se ko ntacyo bivuga. N'ibya famille bizaza. Utegereza imyaka ingahe? Njyewe ndategereje kandi nanabisengera kugira ngo abatari imigambi yanjye bari imigambi y'Imana. Amen. Kuko iyo ushatse ibyawe birapfa. Iyo ushatse ibyawe birapfa, so no kugira ngo Imana komeze inyobore. Bayobore mu rukundo. Yego. Kandi afata imyanzuro ifatika. Kuko urabona iminsi Imana yagiye. idushoboze gufata imyanzuro myiza. Kandi urumva iminsi yagiye. Okay. Nuko bimeze rero ni Alliance, reka kubaza byinshi cyane, twaganire neza, twaganire byinshi kandi byubaka. Bukwe bwo tuzabutaha nta kibazo ngubu, ibintu byinshi bisa nkaho byabaga bikudindiza amashuri ibiki bigenda biva ku murongo. So andi mashuri wazakomeza ufite n'umuryango ntacyo babitwaye. Ni byose nta kibazo, ni gahunda z'Imana. Ukina Alliance akundira umukunzi we niki? Cyane ntabwo cyarangiye. Ikintu cya mbere umukundira kibanza. Ntacyo njye gisubizo ndisubize ku bijyanye n'ibyo ngibyo. Okay, reka dushyiremo imiyaga. Turashoje rero, reka nshimire cyane Mira dufashije ku majwi n'amashusho, ariko by'umwihariko dushimire wowe watuganirije ukaduha amakuru kuri Yaf Connect, ukaduha amakuru kuri Miss Rwanda na Kigali Protocol n'ubuzima bwawe muri rusange, kuko ufite abakunzi benshi banagushyigikiye. Hari abantu bagushyigikiye batanakuzi cyane mu buzima bwawe guhera muri Miss Rwanda kugeza na n'ubu. Hari n'abagushyigikira kuri bindi bikorwa banagukurikira kuri social media na hehe. Ahantu hose. Bose turabashimiye cyane mbukuye ku mutima. Okay. Ciao yari Jado, twishime nkusaba ko wagira uruhare mu kugikurikira ibiganiro byacu, aho kanda subscribe hasi, ushobora kudukira kuri Instagram, iby'iyi TV n'ahandi hose kuri platform zacu zigiye zitandukanye. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Bye bye.